Nyuma yaho indwara ya malaria igaragaye hirya no hino mu Rwanda, kuri uyu wa gatandatu habaye umuganda w'urubyiruko mu rwego rwo kurwanya indwara ya malaria, hatemwa ibihuru ndetse no gusiba ibinogo by'amazi. Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yavuze ko urubyiruko rwiyemeje gufatanya n'abandi banyarwanda mu kurwanya ibibazo ahanini bibangamiye imibereho myiza y'abanyarwanda. Iki gikorwa ni igikorwa ngaruka gihembwe, aho urubyiruko rwiyemeje yuko usibye no kugira uruhare mu muganda usanzwe rusange uba buri kwezi, urubyiruko ruzajya rugira umwanya wihariye wo kugira ngo rutange umuganda mu rwego rwo kwikemura ibibazo ubwabo cyangwa se no gukemura ibibazo duhuriyeho n'abandi. Uyu munsi rero twahagurukijwe n'urugamba igihugu kirimo rwo kurwanya icyorezo cya malaria, aho usanga hari byinshi dushobora gukumira tugendeye ku isuku, ku bidukikije, gusenyaho imibu yororokera mu bihuru no mu bidendezi by'amazi. Akaba ari wo muganda rero watuzinduye uyu munsi, ariko noneho nyuma y'umuganda urubyiruko tugira n'umwanya wo kwicara tukaganira, tukaba twanaganira n'ibindi bitandukanye bigamije guteza igihugu cyacu imbere. Kubaho urubyiruko rwo rufite imbaraga ni nayo mpamvu rugomba kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda, harimo no kurwanya malaria nk'uko Mbonyumuvunyi Rajab, umuyobozi w'akarere ka Rwamagana, yabidutangarije. Ari naho uyu muganda w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu wakorewe, ariko kandi ukaba wabaye hirya no hino mu Rwanda. Nagira ngo mbabwire yuko ibikorwa byose dukora, byaba kurwanya malaria, byaba ari iterambere muri rusange, mu karere kacu ka Rwamagana urubyiruko rubigiramo uruhare rukomeye, kuko ni nabo mubare munini dufite abaturage. Icya kabiri nibo dufite nawe bafite imbaraga zikomeye. Ngira ngo nkuko mwabibonye umuganda bakoze mu gihe cy'amasaha nk'atatu yonyine, mwabonye ko aho bakoze ari umuganda w'abandi bantu badafite intege nyinshi bahakora nk'iminsi ibiri. Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rwamagana bitabiriye uyu muganda w'urubyiruko baratangaza ko bagomba kwitabira ibikorwa by'igihugu, dore ko ari bo mbaraga z'igihugu, ndetse no gufatanya na bagenzi bo mu kurwanya malaria ndetse n'ibindi byorezo byugarije urubyiruko. Malaria ni ikintu tumaranye iminsi kidutera ikibazo, twashaka kugikemura twese, niyo mpamvu twafatanyije tukaza hakiri kare, kandi tukaba tugikoze gifite n'agaciro karekare. Ikintu rero twagira ngo turwanye n'ibihuru byabaga ahangaha, byabaga byaduteza n'abajura n'uwo mubu, ariko murabona ko bose tubitunganyije nta kibazo. Kubera gukunda igihugu cyacu, ntago twebwe nk'iyo batubwiye igikorwa cy'urubyiruko biradushimisha cyane, kuko twumva ari izo mbaraga zacu kandi ari two mbaraga z'igihugu, tuhita tuza byihuse cyane, ntabwo twirirwa tugorana. Igikorwa cy'umuganda w'urubyiruko gikorwa buri gihembwe, ndetse urubyiruko rukabona no kuganira ku bibazo byugarije iterambere ryabo. Umuganda wakozwe mu karere ka Rwamagana ukaba wahawe agaciro k'amafaranga y'u Rwanda saga miliyoni 3. Ibi bibaye nyuma yaho mu karere ka Rwamagana hagaragaye abarwayi ba malaria basaga 140, ariko kandi imibare dukesha Minisiteri y'Ubuzima ikabigaragaza ko abakabakaba miliyoni 3 mu Rwanda hose bayirwaye mu mwaka wa 2015. Tasie Biziyaremye, Clouds TV, mu karere ka Rwamagana.